mibare iragaragaza ibintu nka bitatu. Iragaragaza ko abantu mu by'ukuri umubare wiyongereye wabo w'abatubahiriza amabwiriza. Ntabwo rero buri igaragaza umubare wa virusi. Turabizi imibare yazamutse nyine birabatangaza namwe nkuko mubivuze natwe biratangaza, ariko ngira ngo abantu aho gutangara baba bakwiye kubikuramo isomo. Abantu benshi rero bariyongera umunsi ku wundi kutubahiriza amabwiriza, baradohoka. Nukuvuga rero ko iriya mibare ishobora no kuziyongera kurushaho. Ishobora kwiyongera gato igakuba kabiri, igakuba gatatu, igakuba kane, igakuba gatanu, nta na gatandatu, nta n'uwamenya. Icyo kintu kirakomeye cyane. Icya kabiri kigaragara nuko nyine bigaragara cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero urumva imigirire n'imigenzereze n'imyitwarire y'abantu bari muri uyu mujyi cyangwa baza muri uyu mujyi birasabwa kuhinduka niba iriya mibare igomba kugabanuka. Birasaba kuko imyitwarire n'imigenzereze n'imigirire nuko bitwara nuko bifata no kugereza amabwiriza bihinduka, niba bumva yuko iriya mibare iteye ikibazo. Ariko niba bumva yuko imibare idateye ikibazo ndetse n'impfu, tuvuga n'imibare gusa y'abantu barwaye gusa, turavuga n'impfu. Yego, bakwiye kumva rero uruhare rwabo kugabanya iriya mibare y'abantu bapfa cyangwa y'abashobora gupfa, n'imibare y'abantu banduye cyangwa y'abashobora kwandura. Icya gatatu, biragaragara yuko ubu noneho biragaragara yuko kurusha mbere buri munyarwanda wese afite uruhare rukomeye cyane rwo kugira ngo iyi mibare y'abantu barwara cyangwa se bagira ibibazo igabanuke mu rwego rwo kwirinda, kugira ngo ntabari we ntabari nge ahari hose akavuga ati ntabari nge. Gahunda zose buri muturarwanda afite kuva mu gitondo abyutse akandika ati jewe ndajya Nyabugogo, ndagenda niva Nyabugogo ngiye mu mujyi, ntambike nge Nyamirambo. Dore uko gahunda agomba gushyira mu kwirinda covid. Ndava mu rugo nambaye agapfukamunwa, ntambare neza, ningera hariya ahantu ndahana intera na mugenzi wanjye, ntabwo ndi bumwegere, ndakaraba intoki kenshi, nditwaza uriya muti, ninjya kuri moto ndambara ingofero yabugenewe, ndonyeshyira umuti mu ntoki mugire muvugute, aho mpurira abantu ndahana nabo intera. Aho hantu hose ari hagiye, ahantu hose ari bujye n'icyo ari bukore, iyo gahunda akayishyiramo, akareba ko ibyo yakoze nanataha avuga ati hahandi nagiye Nyamirambo, nagiye Nyabugogo, nagiye mu mujyi, ariko nambaye agapfukamunwa ayo masaha yose, nakarabye mu ntoki, nakarabye uwo muti, nahanye intera na bagenzi banjye, ibintu byose nabikoze. Shyira mu rwose abantu bafata batambaye udupfukamunwa baracyahari, abantu badahana intera baracyagaragara, televiziyo ibigaragaza, abanyamakuru barabiye cyangwa batandukanye bajya bigaragaza, abantu bafatwa barenze ku masaha y'ingendo bajya bigaragaza, barahari n'ubu baracyafatwa. Iri joro iriya mibare yabonetse, abantu bose bayibonye. Iri joro uyu munsi nakurega duhere kuri uyu munsi kuva muri iki gitondo, ubu polisi yatangiye gufata abantu bagenda batambaye udupfukamunwa. Ubu ngubu aho tuvugira babonye iriya mibare, radiyo zabivuze, nahoze numva ariko yasohoka akagenda atakambaye neza, ariko yasohoka akagenda agatambaye. Aho abantu bahurira ari benshi uraza gusanga umubyigano babibonye, bazi ko ari kimwe. Uraza gusanga nijoro dufasha abantu barenze ku masaha, numubwira aburi icyo avuga, ndetse bamwe akavuga ati ukabona aricaye nyine nkaho nyine atuje, yuko n'ubundi yarazi ko ari burenga kuri ayo mabwiriza, ari burenga kuri ayo masaha, ati n'ubu nari mbizi ko ndi bujye muri stade, hanyuma burinde bucya saa 11. Tukiri muri gahunda ya guma mu rugo kuba wakitwibutsa. Ariko noneho reka ibintu ni bibiri. Icyo twavuga nuko covid irahari, abantu babyumve, tuzaduhora tubyibutsa ko nta n'ikindi tuvuga. Covid irahari, irica, irakenesha. Ntabwo ari gukenesha ku bantu gusa, no ku gihugu. Kubera yuko iyo urwaye cyangwa se ibikorwa bimwe byahagaritse, nta musaruro utangwa cyangwa se ugaragara. Icya kabiri, hari amabwiriza atubwira uburyo tugomba kwirinda covid, kandi arasobanutse, nta rujijo ruhari. Nta n'umuntu wari wagaragaza ko afite urujijo kuri ayo mabwiriza.
kuko arumvikana cyane. Niba hari ikintu cyumvikana n'uvuga ngo ambara agapfukamunwa, kwambare neza. Niba hari ikintu cyumvikana n'uvuga ngo hana intera na mugenzi wawe. Niba hari ikintu cyumvikana n'ukuvuga ngo karaba intoki cyangwa gira isuku. Niba hari ikintu cyumvikana ni amasaha, birazwe nta rujijo. Abanyarwanda, abaturarwanda nibabyumve, babyemere, birinde, bubahirize amabwiriza. Polisi rero reka twubahirize ingamba zihari, tugenzure ishyirwa mu bikorwa ryazo, ariko n'izindi zizaza Abanyarwanda bamenye yuko tuzazubahiriza uko zasohotse. Zaba zikomeye kurusha izi, zisumbuyeho gatoya cyangwa zikubye inshuro zingahe, tuzazubahiriza. hari igihe hari tweet ya minister Bigaragara nuko Abanyarwanda benshi, abaturarwanda benshi barubahiriza amabwiriza. Ariko ibyago bihari nuko hari abatayubahiriza, batera abandi ibyago, batera abandi ibibazo. Ntabwo twavuga rero yuko hari ahantu bubahiriza amabwiriza 100%. Icyo nicyo tuvuga. Kandi tuzi ko aya mabwiriza agomba kubahiriza 100% niba abantu bagomba kwirinda kino cyorezo. Ndagira mvuge rero waruvuze ku banyamujyi, bakomeje kubavuga cyane, ariko abanyamujyi se ubutumwa babaha udahaye Abanyarwanda muri rusange n'ubuye. Kuko n'Abanyarwanda ikibazo kirabareba, ingamba zirabareba uko zakabaye. Ntabwo rero wakwita kutuye mu mujyi, ndetse ko ahubwo niwe bakwiye kuba intangarugero. Kuko abantu bose baza bagana umurwa mukuru, niwe cyitegererezo, niwe ndorerwamo y'igihugu. Ubwo rero nibo bakwiye kwirinda kurusha abandi, kuko cyane cyane niho hari ibikorwa byinshi. Ntekereza rero ko icyo twabasaba ntabwo twabaha ubutumwa bwihariye, ahubwo nibafashe igihugu, babe intangarugero ku ntara, ku mijyi mitoya no mu gihugu muri rusange.